Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV ku makuru agiye atandukanye tubagezaho n'amakuru y'imyidagaduro abajya agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri AFRIMEDIA TV. Nawe utarakora subscribe reka tugusabe gukora subscribe maze nawe tujye tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi mu makuru agiye atandukanye abari kugenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bikomeje kuvuga ko Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elisa yambitswe impeta mu buryo bw'ibanga na Prince Kid mu masaha y'umugoroba yo ku itariki 6 Gashyantare umwaka 2023. Nibwo Miss Elisa Iradukunda yasangije abamukurikira amafoto abiri meza yambaye inkweto ndende zijya gusa n'ibara rya kaki ariko zirabagirana. Yari yambaye kandi ikanzu y'umutuku afite agakapu kajya kujyana n'inkweto, isaha y'umukara, amaherena asa n'inkweto, ariko ikintu abantu bitayeho cyane kikaba ari impeta yari yambaye. Iyi mpeta ubona ko ikozwe mu muringa wa zahabu yatumye abamukurikira uyu mukobwa ku mbuga nkoranyambaga bamurata amashimwe bavuga ko yamaze kugera mu kindi cyiciro cy'urukundo. Ibitekerezo bamwe bari gushyira kuri aya mafoto bihamya ko mu buryo bw'ibanga Prince Kid yambitse impeta uyu mukobwa ufite ubwiza budashidikanywaho, dore ko yabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2017. Uwitwa Amisa Kambabazi yagize ati impeta nayibonye murasa amashimwe kandi mwifurije ibyiza mu bukwe bwawe. Babu Nike yagize ati umugore w'ibihe byose icyakora uriya mujama azaba atwaye umugore w'urukundo b'ubwenge pe, watweretse ko urukundo rukibaho. Benshi bari gutanga ibitekerezo byabo kuri aya mafoto. Ni benshi bari kurata ubwiza uyu mukobwa no kumwifuriza ihirwe ku ntambwe yateye, nubwo nta gihamya ifatika ko yambitswe impeta, gusa bishoboka ko yaba ari n'iy'umurimbo cyangwa ikaba iriya Prince Kid, na cyane ko bivugwa ko bari hafi gukora ubukwe. Miss Elisa Iradukunda yabaye igihamya cy'urukundo nyarwo, agerageza uko ashoboye kuba hafi Prince Kid. Byavuzwe ko ubwo yatabwaga muri yombi muri Mata umwaka 2022 biteguraga kurushinga. Andi makuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nuko mu itsinda rya Bigomba Guhinduka habayemo impinduka. Izi mpinduka ni izihe? Mazimaka Japhet wo mu itsinda ry'urwenya rizwi nka Bigomba Guhinduka yatangaje ko agiye gukora igitaramo cye bwite cy'urwenya yise The Stupid Experience. Ubundi byari bisanzwe bizwi ko aba bombi bahurira kuri stage bari gusetsa abantu mu rwenya rugiye rutandukanye, ariko izi mpinduka zigiye kuzajya zigaragara ko buri muntu ashobora gukora igitaramo cye nta mugenzi we uri kuri stage cyangwa se ku rubyiniro. Nicyo gitaramo cya mbere agiye gukora ari wenyine atari kumwe na mugenzi we 5K Etienne, kizaba ku itariki 19 Gashyantare umwaka 2023 kuri Kigali City Tower ahasanzwe herekanirwa filme. Japhet yabwiye Nyarwanda.com ko iki gitaramo ari ikimenyetso cy'uko na Bigomba Guhinduka batangiye gutekereza ibikorwa byagutse byabafasha kwiteza imbere. Avuga ko umwe muri bo afite impano yihariye ashaka gukuza, ari nayo mpamvu abakunzi b'iri tsinda bagiye kujya bababona bari mu bikorwa bitandukanye bya buri umwe, ariko bose bagahurira muri Bigomba Guhinduka. Yagize ati buri wese afite impano yihariye. Nka mugenzi wanjye 5K Etienne azwi cyane mu gukina filime, nanjye nkagira imbaraga mu gukina urwenya ndi njyenyine, ibizwi nka one man show. Rero turashaka gukuza izi mpano zose, ariko twese
tugahurira muri Bigomba Guhinduka. Akomeza agira ati bivuze ko ushobora guha akazi Bigomba Guhinduka nk'itsinda cyangwa se ugaha akazi Japhet ukwe cyangwa se 5K Etienne ukwe. Byose ni mu rugendo rw'iterambere rwacu. Japhet yavuze ko iki gitaramo cye bwite yateguye ari intangiriro y'uruhererekane y'ibindi bikorwa ari gutegura muri uyu mwaka no mu gihe kizaza. Uyu munyarwenya usanzwe ari umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru avuga ko igihe kigeze ko ngo buri wese agaragaze icyo ashoboye ariko bajye batahiriza umugozi umwe mu guteza imbere itsinda ryabo rya Bigomba Guhinduka. Ubwoko nk'ubu bw'iki gitaramo Japhet agiye gukora burazwi cyane kuba arimo Narindwa Diogene wamamaye nka Gasumuni cyangwa se Atome, Nkusi Arthur ndetse n'abandi. Umunyarwenya ateguza igitaramo akaba ashobora kuvuga izina mbere cyangwa se mu gitaramo. Ni uburyo bwagiye buhira abanyarwenya bakomeye muri Afurika nka Anne Kansime, Eric Omonde n'abandi bagiye bakora ibitaramo byabaga byubakiye ku mikino inyuranye bateguye. Japhet atangaje igitaramo mu gihe we na mugenzi we 5K Etienne bari gutegura kujya mu bigo by'amashuri bitandukanye byo mu Rwanda mu kwigisha abanyeshuri kutitinya mu gihe cyo kuganira ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umushinga batanze watsinze muri iAccelerator aho baje no kwegukana miliyoni zisaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mushinga wabo ujyanye no kwifashisha impano bafite mu gukangurira abantu kwitinyuka bakavuga ku bijyanye n'ibibazo by'ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, kora subscribe maze tujye tubana ku makuru y'imyidagaduro agenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze no kugira amahoro y'Imana.